ntabwo ubutumwa bwiza bugira imbaraga kubera ijwi nkoresha mu kubuvuga. Ubutumwa bwiza ntabwo bugira ububasha cyangwa buba successful kubera gusoma ibyanditswe byinshi no kubifata mu mutwe cyangwa kujya mu mashuri ya Bibiliya. Ubutumwa bwiza bugira imbaraga, bwera imbuto bijyanye n'ubuzima ubayemo n'ubukristo ubayemo. Ejo bundi ndimo gusenga nagira ushobora kuba umushumba mubi ukabihwa riniga imbuto ntikure. Ushobora kuba dirija mubi ukaba ihwa riniga izindi mbuto ntizikure. Ushobora kuba umuhanuzi mubi ukaniga imbuto ntikure, ukabihwa mu murimo w'Imana, ukabihwa muri ministeri, ukabihwa mu binginzi, ukabihwa bituma izindi mbuto zidakura. Niyo mpamvu Paulo yandikiye Timoteyo mu bice Tito mu bice 2:7, bakristo bene data, bakozi b'Imana bene data, hari ahantu tugwiye gusubira. Hari ahantu dukwiye gusubira ku gikarabiro, dukwiye gusubira imbere y'umusaraba tukihana, ngo kuko nitutihana azaza kuri igitereko kitabaza haryo. Nimunkize n'uruzabibu rwanjye, nimunkize n'urutoki rwanjye, nimunkize n'umurima wanjye. Niki nari gukora? Hari ibintu ugomba kureka mwamahabwa icyubahiro. Hari ibyo batinyaga kuvuga ubusigaye utinyuka kuvuga. Hari ibyo batinyaga gukora ubusigaye utinyuka gukora. Hari aho watinyaga kwicara ubutinyuka kwicara. Ibyo byose umwami arabireba akavuga ngo nutisubiraho ngo wihane, nzaza n'igitereko kitabaza ngitware. Umuriro wawe, umuriro w'ubutumwa bwiza wongere kwaka. Imbaraga z'ubutumwa bwiza zongere kugaragara. Imbaraga z'ijambo ryawe zigaragare. Ngwino utsinde, ngwino uneshe, ngwino uhindure, ngwino utunganye. Mana we, ndakwinginze. Bakunzi, bakundwa, ubukristo Yesu yaciye umugani aravuga ngo ntawufata itabaza ngo aritwikirize w'intonga. Aravuga ngo twebwe turi itabaza umuntu ashyira ahantu abantu bose bakabona umucyo, abari mu nzu bakabona umucyo, kuri uwo musozi hakaboneka umucyo. Ariko hari intonga. Intonga ni iki? Ni imirimo ijya iboneka ku muntu wakiriye Yesu umwami n'umukiza abantu batatekereza ko ariyo wakora. Ni ubuzima ubayemo utari ukwiye kubamo. Niyo ntonga, nicyo kibo kijya gitwikira urumuri, kijya gitwikira itabaza umwami yashize mu buzima bwawe. Hari ikintu gitwikiriye itabaza, hari ikintu gitwikiriye urumuri. Bajya gushaka urumuri bakarubona. Niki kibuza urumuri kugaragara? Ni imirimo, ni kamere, ni imbuto wera, ni amagambo uvuga, ni imibanire ubanye n'abandi. Yesu ahimbazwe cyane. Shimiye Imana kubw'uyu mwanya mwiza Imana yongeye kuduha kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Shimiye Imana irinze ubuzima bwacu tukaba tukiri mu isi y'abazima. Si imirimo myiza, si amaturo twahaye Imana bituma iturinda, ahubwo n'ubuntu bwayo bugeretse ku bundi. Shimiye rero abaduteze amatwi n'abadukurikirana hirya no hino. Imana iduhana umugisha. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana ryo kwibuka aho wavuye ukagwa. Abantu bashobora kuvuga bati se umuntu yaguye gute? Umuntu ajya agwa kandi ari mu itorero, umuntu ajya agwa ari mu murimo w'Imana. Iyo ukurikiranye ukareba imirimo yawe, ukareba imigendere yawe nuko watangiranye n'Imana, wigenzuye wasanga hari aho wavuye, hari aho ugeze kandi ntubimenye. Uyu munsi rero nje kugira ngo nibutse itorero, nibutse abakristo bankurikirana cyane abumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Wibuke aho wavuye ukagwa, wibuke imirimo yawe, wibuke umuhate wawe, wibuke ishyaka, wibuke urukundo wagiraga, wibuke kwiyiriza no gusenga wagiraga. Hanyuma wisubireho, wongere wambara imbaraga, wongere ukenyerane umwete, uhagarare mu murimo, uhagarare aho Imana yaguhagaritse kuva ugitangira kwizera no kwakira umwami n'umukiza. Reka nshime Imana hanyuma tuganire ijambo Imana yashyize ku mutima.
izina ryawe rihabwa icyubahiro Mana y'ibifite imibiri. Turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ubuntu bwawe n'urukundo rwawe. Utwongereye kuganira n'abera, utwongereye kuboneka imbere yawe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndakwakiriye Mwuka Wera, ndakwakiriye mu mbaraga, ndakwakiriye kugira ngo utuganirize, udusobanurire, utumenyeshe ibyo dukwiye kumenya. Mwuka w'ubwenge no guhishurirwa amanuke, Mwuka udusobanurira ibyo tudazi muri runo rugendo. Ndakwinginze kugira ngo umanuke, ntaba ari jye ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Guciriye bugufi ni mu izina rya Yesu Kristo senze nizeye, amen. Imana ibaha umugisha. Nk'uko tubimenyereye ni kuri Communion TV, Scovia Muzirankoni. Abungubu bampaye ni rya Apostle, ngira ngo mwese murarizi, ariko icy'ingenzi si ukuba Apostle, ahubwo icy'ingenzi ni ugukora icyo Imana yaduhamagariye. Hari n'abandi ba Apostle bataraba recognized, bari mu misozi, bari mu matorero hirya no hino bakora imirimo itandukanye. Ntabwo ibyo batwita ari byo bitugira abo turi bo, ahubwo ibyo dukora n'iby'Imana itwita nibyo bitugira abo turi bo, kandi nabyo bifite agaciro. Imana iduhe umugisha cyane. Ndashaka rero kuganira kugira ngo uyu munsi tuganire umuntu yisuzume, yirebe. Umuntu ajyagwa ari mu murimo w'Imana, umuntu ajyagwa ari mu rusengero, umuntu ajyagwa ari muri korari, umuntu ajyagwa ari mu ivugabutumwa. Imana ihabwa icyubahiro. Kugwa rero ni iki? Kugwa si kwikubita hasi ngo babone wakomeretse, kugwa si ugusanga mu kabari, kugwa si ugusanga wateye inda, ariko hari imirimo umuntu areka, hari ubuzima umuntu atakaza mu isi y'umwuka, bikagaragara ko yavuye mu byizerwa. Umuntu arahamagarwa, agahamagarwa afite ishyaka, agahamagarwa yuzuye urukundo, agahamagarwa yitanga. Ariko uko ibihe bigenda bicogoza umugenzi, binaniza umugenzi, ugasanga ibintu bimwe na bimwe byagiye biva ku muntu, bikamera nko kwakunda amashami amwe ajya agenda aragarika mu gihe cy'izuba, aragarika, ndetse hari n'amashami ajya abora akaragarika, ariko igiti kikaguma gihagaze. Mwami ahabwe icyubahiro. Naje rero kugira ngo nje nawe tumenye, dusobanukirwe, twigenzure ni ibiki byaragaritse, kubera ko ubuzima bwa gikristo habamo izuba, habamo n'imvura ijya iboza ibimera bimwe na bimwe. Abahinzi nibo babizi, ajya ahinga, imvura yaba nyinshi, imyaka imwe ikabora, ariko kubora kwayo ntibivuge ngo yarimbutse mu butaka. Akaza agasanga ibishyimbo byaraboze, byararyamiranye, agasanga ibigori byaraboze, noneho akajya asarura atandukanye ibiboze n'ibizima. Izuba rijya riva nanone, ibikuma bimwe ntibinere, ibindi bikera, ariko umusaruro ntuboneke. Gusa wa muntu ajya agira imyaka akura muri uwo musaruro, nubwo umusaruro yatekerezaga akwiye gukura muri uwo murima atari wabona. Niyo mpamvu Bibiliya ijya igereranya itorero n'umurima, ikagereranya itorero n'ubutaka, ikagereranya itorero n'umugeni. Mwami ahabwe icyubahiro. Ni ukubera iki? Ni uko umurima uwuhingamo witeguye umusaruro runaka, ujya utera imyaka witeguye umusaruro runaka, niko n'Imana ihamagara abantu yiteguye umusaruro. Ariko mu rugendo hakabamo ibintu byinshi bihinyuza abagenzi, bikamera nka bya bihe bihindagurika ku muhinzi, bijya bihindura umusaruro w'umuhinzi. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Rero ndagira ngo uno munsi turebe ni ayahe mababi yatakaye. Uwiteka ahimbazwe. Ni ayahe mababi yagiye abora ku buzima bw'umukristo. Hari imbuto nyinshi, hari imirimo myinshi umukristo akora, atangira cyangwa ategetswe no gukora. Hari n'ibindi byarumbye bitigeze, byazamutse gusa, ntibyaheka ikigori cyangwa ngo bizane n'imiteja, ahubwo birarumba. Ibyo nabyo byose biba mu murima w'umuhinzi. Mwama tugire neza cyane. Twebwe rero turi umurima w'Uwiteka, Uwiteka ahingamo imbuto
zo kwera no gukiranuka, Uwiteka ahingamo imbuto z'ijambo rye ari bwo butumwa bwiza. Hari imbuto rero duteganijwe kwera, nizo zijya zigenda zihunguka cyangwa zigapfa, umwami yareba agasanga ntabwo umurima weze imbuto yatekerezaga. Rero uyu munsi ndagira ngo umuntu yirebe, uri uwuhe murima, uri ubuhe bwoko? Uri umurima werera nyirawo umwero yateganije? Uri umurima warumbye uteze na gato, cyangwa uri umurima wagiye wuma, uri imbuto yagiye yuma bimwe na bimwe ntibyere? Uri bimwe se, hari bimwe byaboze byapfuye mu buzima bwawe? Murambabarira nkoresha aya magambo, bamwe bashobora kuvuga ati nibwo utavuga ngo turi umurima waboze, ariko nabigereranyije n'imbuto mu murima w'umuhinzi. Umwami ahabwa icyubahiro. Rero ndagira ngo muri kino gihe tujya twigisha ubutumwa bwiza, tukavuga ngo turajya mu ijuru, imigisha n'ibiki byose, ariko hari ibintu tugomba kwitondera, hari ibintu tugomba kumenya, yuko ushobora kuba turi mu gihe cy'imvura nyinshi, nta zuba ryavuye, aribyo gihe cy'ivugabutumwa ryinshi, ariko bikamera nka ya mvura, imyaka ituma, ariko ikamera ikagiramo ibintu bimeze nk'ibyaboze, ariho tujya dukura injonjori. Mwami atugirire neza cyane. Ese iyi mvura yaguye ari nyinshi, ubu butumwa barimo kuvugwa, aya mahanuzi ari hirya no hino, aya makuru arimo gucicikana hirya no hino, arerera nyir'umurima imbuto nyawo, cyangwa imbuto zararyamiranye, zibura izuba, zibura umucyo, ntizera, zirapfa? Reka dusome igitabo cya Yesaya ibice 5. Mwuka wera tuguhaye ikaze, Mwuka wera turakwemereye, reka kubaho kwawe kugaragare mwami. Nteranye n'amahanga hirya no hino, nteranye n'amoko ku migabane itandukanye, ariko ndakwinginze ngo ntaba ari jye, ntaba ari umuntu uwo ari we wese, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ni wowe wenyine turindiriye, ni wowe wenyine dutegereza umunsi ukira. Ndagutegereje muri iri teraniro. Reka hagire umuntu uhinduka, reka hagire umuntu wumva ijambo ryawe, reka ijambo ryawe rigire ububasha mwami, ijambo ryawe rigire imbaraga, ubwami bwawe nibuze ndimo mvuga, abanyumva uyu munsi n'abazanyumva igihe kizaza, ijambo ryawe rigire ububasha, rigire imbaraga zo guhindura, ritsinde. Ciye bugufi ngo wiyerekane kandi wiyubahirize. Reka dusome ibice 5. Imana ishinja abayuda ubuhemu. Reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka, ararutabirira, arurimburamo amabuye, aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo n'urwina, nuko yiringira ko ruzera inzabibu, ariko rwera indibu. Yemwe mwa baturage b'i Yerusalemu, namwe bagabo b'i Buyuda, nimunkize jyewe n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, niki cyatumye rwera indibu? Noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Umwami ahimbazwe. Ijambo riravuze ngo Imana ishinja abayuda ubuhemu. Abayuda mu isi ya none ni umuntu wese wakiriye Yesu umwami n'umukiza, ni umuntu wizeye Kristo, ni umukristo ku isi ahava akagera. Yesu ashimwe. Ijambo riravuze ngo uyu muhinzi ngo yafashe insina, yafashe uruzabibu rwiza, ararutera ngo kandi arutera ahantu harumbuka. Umwami adufashe cyane. Amaze gutera yiringiye ko ruzera inzabibu, aje asanga rweze indibu. Yiringiye ko ruzera, yiringiye ko ateye umwembe, azi kuzera imyembe, aje asanga wa mwembe weze umutanga. Imana itugire neza cyane. Noneho aravuga ngo ko nta kintu ntakoze. Umwami ahimbazwe. Hari igihe abantu avuga ngo narasenze ngo ntibyakunda, ariko gusenga ntusubizwe ntabwo ariyo ntandaro yo kwanduza umwambaro wa Gikristo. Umwami atugire neza cyane.
rero ndagira ngo tuganire umuntu yireba imbuto yiringirwaga kwera ko arizo yeze. Urebe umurimo wahawe washyikirijwe n'umwami, inkoni wahawe cyangwa impano wahawe ko irimo kwera. Imbuto nyiri kuguha impano yiringiraga ko arizo wera. Umwami atugirire neza cyane. Kwera indibu bishatse kuvuga iki? Gukorera Imana. Wera izihe mbuto mu murimo, mu muhamagaro? Ni izihe mbuto zigaragara? Urwina, urutoki, Uwiteka ku musozi wera urumbuka. Niki? Ni umurimo w'Imana dukora mu rusengero. Ni umurimo w'Imana dukora. Urusengero ni umusozi w'Uwiteka ajya ateramo imbuto ze, ariko izi mbuto atera ari ryo jambo ry'Imana, ari bwo butumwa twakiriye. Wera mbuto ki z'ijambo wakiriye? Ntabwo ubutumwa bwiza bugira imbaraga kubera ijwi nkoresha mu kubuvuga. Ubutumwa bwiza ntabwo bugira ububasha cyangwa buba successful kubera gusoma ibyanditswe byinshi no kubifata mu mutwe cyangwa kujya mu mashuri ya Bibiliya. Ubutumwa bwiza bugira imbaraga, bwera imbuto bijyanye n'ubuzima ubayemo, n'ubukristo ubayemo. Ejo bundi ndimo gusenga, nagize ibihe byiza ndasenga, ngiye kubona mbona umwigisha araje aravuga ngo ndashaka kuguha indirimbo. Ndavuga ngo iyihe ndirimbo? Arambwira ngo ndirimbe munsi y'umusaraba. Munsi y'umusaraba w'umukiza Yesu niho nifuza guhora mpagaze. Arambwira ngo nifuza ko iyi ndirimbo ikubera indirimbo y'ubuzima, ukaba munsi y'umusaraba ubuzima bwawe bwose. Umwami atugirire neza. Umusozi w'Uwiteka ni hehe? Aho yateye uruzabibu rwe. Ni hahandi duhagarara turirimba mu nzu y'Imana. Ni kuri ka gatuti, ni kuri ya mikoro. Umusozi w'Uwiteka yahagaritseho, yateyeho uruzabibu. Uru ruzabibu Imana yateye mu murimo wayo. Uru ruzabibu Imana yateye mu rusengero usengeramo. Uru ruzabibu Imana yateye muri iyo ministry. Ariko imbuto weze ni imbuto ki? Kubera ko tujya kukwakira, twakwakiriye uri umuntu mwiza, twakwakiriye twizeye ko uzadufasha umurimo w'Imana, ariko imbuto wera zatangiye kuba indibu. Hari disappointment ihari muri ministry urimo ukoreramo. Hari disappointment ihari iri mu rusengero uhagazemo. Hari disappointment ihari mu ivugabutumwa wagiyemo. Nicyo bishatse kuvuga, nari niringiye kuri uruzabibu rwera. Igihe nakoherezaga hari icyo nari niringiye. Igihe naguhamagaraga hari icyo nari niringiye. Igihe watangiraga umurimo hari icyo nari niringiye. Ariko ngiye kwitegereza, ngiye kugenzura, mbona icyo narinzi ko wavamo ntabwo ari cyo wavuyemo. Mbona amagambo nzi ko wavuga siyo wavuze. Ubutumwa nari niringiye ko waha abantu sibwo wabahaye. Ubuhanuzi nari niringiye ko waha abantu sibwo wabahanuriye. Niki nakora k'uyu muzabibu nawuhagaritse ku musozi? Bakunzi, bakundwa, ubukristo Yesu yaciye umugani aravuga ngo ntawufata itabaza ngo aritwikirize w'intonga. Aravuga ngo twebwe turitabaza umuntu ashyira ahantu abantu bose bakabona umucyo, abari mu nzu bakabona umucyo, kuri uwo musozi hakaboneka umucyo. Ariko hari intonga. Intonga ni iki? Ni imirimo ijya iboneka ku muntu wakiriye Yesu umwami n'umukiza abantu batatekereza ko ariyo wakora. Ni ubuzima ubayemo utari ukwiye kubamo. Niyo ntonga, nicyo kibo kijya gitwikira urumuri, kijya gitwikira itabaza umwami yashyize mu buzima bwawe. Hari ikintu gitwikiriye itabaza, hari ikintu gitwikiriye urumuri. Bajya gushaka urumuri bakarubona. Niki kibuza urumuri kugaragara? Ni imirimo, ni kamere, ni imbuto wera, ni amagambo uvuga, ni imibanire ubanye n'abandi. Niki najyaga gukora ko natanze imvura? Niki najyaga gukora ko nazitiye? Niki najyaga gukora
ku ruzabibu rwanjye, naruteye ku musozi. Imana yarakuzamuye, Imana yaguhaye abantu bagukunda, abantu baragushyigikira, abantu bagufata ukuboko, bagufasha umurimo. Ariko nyuma yo kuzamuka ku musozi ugahagarara ukagaragara, ukamera, yaraguteye uramera, ariko umaze kumera weze izihe mbuto? Umwami atugirire neza. Umaze kumera, imbuto baje gusoroma babuze imbuto yo kurya, basanze ari indibu, basanze zirura. Kandi baturutse hariya babona uru ruzabibu rwiza, baje bakugana. Warahanuye bwa mbere baza biruka, urasenga baza biruka, uraririmba baza biruka, utangira umurimo ariko bahageze bitegereje babona imbuto bareberaga kure ntabwo ari zo, si inzabibu ni indibu. Imana irimo kuvuga ngo twibuke urufatiro rwacu. Reka dusome Ibyahishuwe 2. Mwuka wera ndakwakiriye, Mwuka wera nciye bugufi. Reka ijambo ryawe rigira ububasha, ijambo ryawe rigira imbaraga, ijambo ryawe rigira ubutware, ijambo ryawe riduhindure, ijambo ryawe ritwigishe. Turasoma ibice 2 by'Ibyahishuwe. Wandikira marayika w'itorero ryo muri Efeso, ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo, akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi. Nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana, kandi warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nukwibuka aho wavuye ukagwa, wihane ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutayikora nzaza aho uri, nkure igitereko kitabaza cyawe ahacyo nutihana. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kuvuga gukura igitereko kitabaza aho wavuye ukagwa. Abantu bajya bagwa bari mu rusengero, abantu bajya bagwa ari abaririmbyi, abantu bajya bagwa ari abashumba, abantu bajya bagwa ari ababishopu, abantu bajya bagwa ari abahanuzi. Mwami ahabwe icyubahiro. Yashimye itorero ryo muri Efeso, aravuga ngo warihanganye, ndetse pe wababajwe ibintu byinshi urihanga, ariko mfite bike nkugayaho. Umwami ahabwe icyubahiro. Hari igihe umuntu ajya avuga ngo nakoze cyane, niyirije iminsi ingahe, ariko ukibagirwa ibyo waretse. Hari ibyo waretse. Abantu baretse gusenga, abantu baretse kwiriza, abantu baretse gusoma ijambo. Nta jambo ry'Imana rikiba mu mitima y'abantu, nta jambo ry'Imana ibyo waretse rero ni umugayo imbere y'Umwami. Mwami ahabwe icyubahiro. Ibyo waretse byari imbaraga z'umurimo Imana yaguhaye. Ibyo waretse yari moteri y'umurimo Imana yaguhaye. Ibyo waretse wari umuriro urwanya abanzi bawe. Ibyo waretse yari amavuta. Mwami ahabwe icyubahiro cyane, agufasha kugira ngo hataba friction, hataba kugongana mu murimo w'Imana. Umaze kubireka rero, ibintu byose bitangira kuba mekanike. Utangira guforce ibintu, gusenga, utangira amateraniro atangira kukuremerera, kubana n'abera bitangira kukuremerera. Kubera iki? Hari ibyo waretse. Hari abaririmbyi baretse gusenga, hari abaririmbyi baretse kwera, hari abaririmbyi baretse kwihangana, hari abahanuzi baretse kuvuga ukuri, bava ku rufatiro rwo kuvuga ibyo babona, bavuga ibihumuriza abantu. Hari abantu baretse komora inguma, bakanda ibisebe, bomora baca hejuru. Ibyo byose twaretse. Umwami aravuga ngo nutagira gute, nutisubiraho ngo wihane. Dukeneye kwihana, tugasubira ku mirimo myiza Imana yatekerezaga ko ariyo twayikoresherezamo, tukareka gukorera mu mpano. Impano ni nziza, n'uburambe ni bwiza, ariko imbuto z'umwuka ziraruta cyane. Waretse urukundo rwawe rwa mbere rwo gukunda Imana, rwo gukunda abera, rwo gukunda umurimo w'Imana, rwo gukunda gufasha abera. Urwo wararuretse kubera ko wazamutse mu zindi mpano,
ukunzwe wibagirwa urukundo rwa mbere. Hari icyo Imana yakundaga kuri wowe, icyo Imana yakundaga kuri wowe kirenze cyane icyo abantu bakunda kuri wowe, kuko icyo Imana yakunze kuri wowe iguhamagara nicyo kikurehereza gukomeza ukorana nayo, nicyo kiguha imbaraga, niyo motivation, nibyo bitonyanga by'amavuta adatuza ku buzima bwawe. Ariko iyo ubitakaje usigara ukorera mu mpano, ugakorera muri 6, ariko ubuntu bw'Imana bwaratandukanye nawe. Torero ry'Imana, ndavuga ngo ibyo umuntu yaretse abisubireho. Eliya ajya kwica abahanuzi ba Bayali, ntabwo yatangiye kuvuga ngo Mana ngo dusubirishe umuriro, yarabanje asana igicaniro cyasenyutse. Hari ibintu ugomba gusana, hari ibintu ugomba kureka. Mwami ahabwa icyubahiro. Hari ibyo watinyaga kuvuga, ubu usigaye utinyuka kuvuga. Hari ibyo watinyaga gukora, ubu usigaye utinyuka gukora. Hari aho watinyaga kwicara, ubu utinyuka kwicara. Ibyo byose Umwami arabireba akavuga ngo nutisubiraho ngo wihane, nzaza n'igitereko kitabaza ngitware. Itabaza ryarazimye kubera iki? Icyari canaga waragitakaje, hasigara igitereko kitabaza. Abantu ntibajya bamenya yuko itara ryazimye. Mwami ahimbazwe. Ntibajya babona igitereko bakagira ngo itara riye, ariko Umwami aravuga ngo n'igitereko azaza kijyane. Muzira nkoni nudasubira mu masengesho wasengaga, nudasubira mu kwirinda wirindaga, nudasubira kuba maso no kwigengesera, uzi igitereko kitabaza kizaza gikurwa hacyo. Mwami ahimbazwe. Igihe kirageze ngo umuntu asobanukirwe, asubire, amenye aho yavuye akagwa. Imana ihimbazwe cyane. Abantu basigaye dukandagira umurimo w'Imana, tugakandagira hera uko twiboneye, kubera ko igitereko kitabaza gihari. Abantu barabona igitereko bakagira ngo itabaza riracyaka, ariko itabaza ryarazimye. Dukeneye gusubira ku rukundo rwa mbere, subira mu masengesho ya mbere, subira mu kwezwa kwa mbere, subira mu kubaha kwa mbere, subira mu guca bugufi kwa mbere, subira mu marira yo kuririra umurimo w'Imana bya mbere wahoranye. Va muri competition. Ntabwo umurimo w'Imana bajya bakompitinga. Mwami ahabwa icyubahiro cyane. Umwami atugirire neza cyane. Subira aho wavuye ukagwa, subira kuntu wajya gushyigikira abakozi b'Imana, wajyaga ugaburira abapfakazi, wajyaga wambika imfubyi. Subirayo. Imana hari ahantu ishaka ko dusubira. Izi mbuto weze n'imbuto ki? Ubu butumwa wakiriye ni ubuhe butumwa? Ubuzima ubayemo butakigutinyisha icyaha ni ubuhe buzima? Imana iravuga ngo ibuka aho wavuye ukagwa. Mwami ahimbazwe. Twibike aho twavuye. Ntabwo abera ntibakirara imbere y'Imana basenga, ntibakirara mu rusengero basenga. Ibuka aho wavuye ukagwa. Mwami ahimbazwe. Uyu musozi, uru rutoki ruhagazeho biragatsindwa kuba mu rusengero utera imbuto z'abakristo, biragatsindwa kuba mu murimo w'Imana utera imbuto zikwiriye abihane. Nico bivuze kuba umuzabibu uri ku musozi ariko ukera indibu. Umuzabibu uri ku musozi w'Uwiteka ariko ntiwera inzabibu. Nicyo bishatse kuvuga. Kuri ku musozi w'Uwiteka, kuri uruzabibu wera izihe mbuto? Ubona wera inzabibu. Uri mu rutoki rw'Uwiteka, uri ku musozi w'Uwiteka, urera izihe mbuto? Nikiri jambo rishatse kuvuga. Aravuga ngo rero mwabanyumva mwe, nimunkize n'uruzabibu rwanjye. Niki najyaga gukora ntakoze? Nimunkize n'uruzabibu rwanjye. Hari urubanza rw'uruzabibu, hari urubanza rw'itorero ryo muri Efeso. Kubera iki? Barirata kwihangana, barirata ko imirimo itandukanye, ariko hari ibyo baretse Imana irimo kubabura. Kandi ibyo waretse nibyo bikomeye bigiye gutuma igitereko kitabaza gikurwaho. Mwami ahabwa icyubahiro. Ariko Imana irinde ku igitereko cyakurwa hacyo, ahubwo uce bugufi, wihane, usubire ku mirimo ya mbere. Wongere wumve ijwi ry'Imana, wongere wumve guca bugufi, wongere wumve kwirinda biza, wongere wumve gutinya, wumve impungenge, wongere umese umwenda wawe mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Wongere wumve umunezero w'agakiza n'ibitonyanga byo guhemburwa biza mu mutima wawe. Hari ikintu Imana ishaka. Imana irashaka kusubira hahandi wavuye. Imana irashaka
kureba mu mbuto zawe. Ese izi mbuto zararumbye, izi mbuto zarahungutse kubera izuba ryinshi, izi mbuto zaraboze kubera imvura nyinshi, uyu murima w'Uwiteka urimo kwera mbuto ki? Umwami ahimbazwe. Matayo yanditse umugani w'umubibyi, aravuga ngo umubibyi yasohoye imbuto, ibice 13, aravuga ngo uyu mubibyi agenda atera imbuto, zimwe zigwa mu nzira, ngo izindi zigwa ku kara, izindi zigwa mu mahwa, izindi zigwa mu butaka bwiza. Uwiteka ahimbazwe. Ariko ngo izaguye mu nzira, inyoni zarazitoraguye, izaguye ku kara zahereye ko zuma, izaguye mu mahwa, ngo amahwa yarazinize. Hari amahwa arimo kuniga imbuto ntizere, ariko zazamutse. Ni ukuvuga ngo ubutaka ni bwiza, ariko imbuto igeze hejuru iranigwa. Mwami ahimbazwe. Hari amahwa yameze mu butaka bw'Uwiteka, hari amahwa yameze mu mutima wawe, hari amahwa yameze, hari ahantu amahwa aza. Mwami ahabwe icyubahiro cyane. Hari abantu bakizwa, bagera mu rusengero bagasangamo indibu zikababera amahwa. Ntakure imbuto, ntikure ngo yere imbuto ziringirwaga n'umubibyi. Hari ubutaka bubiri, hari ubutaka burumbuka bweza imbuto zikwiriye, hari n'ubundi butaka buzima ariko bwageze hejuru buhura n'amahwa araniga. Abakristo babi bajya baniga abakristo batoya ntibakure, ntibere imbuto. Mwami ahimbazwe. Haleluya. Ushobora kuba umushumba mubi ukabihwa riniga imbuto ntikure. Ushobora kuba dirija mubi ukaba ihwa riniga izindi mbuto ntizikure. Ushobora kuba umuhanuzi mubi ukaniga imbuto ntikure, ukabihwa mu murimo w'Imana, ukabihwa muri ministeri, ukabihwa mu binginzi, ukabihwa, rituma izindi mbuto zidakura. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Timoteyo Tito mu bice 2:7 aravuga ngo wiyerekane nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza, mwigisha ryawe ugaragaza uko uboneye, nkuntere waraza, kugira ngo uri mu ruhande rw'ababisha bawe atabona icyo kuvuga, n'abo wigisha bagufatireho icyitegererezo. Mwami ahimbazwe. Nshobora kuba umwigisha ariko nkabihwa rituma imbuto zidakura z'ijambo ryatewe. Ubu butaka nta kibazo bwari bufite, ariko mu rugendo rwo gukura tujya duhura n'amahwa akaniga imbuto ntizere. Mu rugendo rwo gukorera Imana, bakristo bene data, bakozi b'Imana bene data, hari ahantu tugwiye gusubira. Hari ahantu dukwiye gusubira ku gikarabiro, dukwiye gusubira imbere y'umusaraba tukihana, ngo kuko nitutihana azaza kuri igitereko kitabaza haryo. Nimunkize n'uruzabibu rwanjye, nimunkize n'urutoki rwanjye, nimunkize n'umurima wanjye. N'iki nari gukora? Kuko namuzamuye nkamuha amafaranga, kuko namuzamuye nkamuha impano, nicyo kibazo? Icyo ntabwo ari ikibazo, habayemo guterwa izi ndibo. N'iki waretse cyatumye imbuto zihinduka zikarura? Imbuto ko zari ziza, zaziryoshye, zaryoheraga abantu, amahabwa icyubahiro, ariko ziza kurura. Uyu munsi rero ndagira ngo twisuzume imbere y'uko igitereko kitabaza gikurwa hato. Twihane, duce bugufi, duhindukire. Kwihana ntibisebeje, gutsindwa n'urubanza ntibisebeje, ahubwo kwambarira inkweto ku gisebe nicyo gisebo. Kuko igihe kiragera igisebe kikanuka ukaba utacyambara inkweto, nabo wari warahishe bakabimenya ko ufite igisebe. Mwuka wera tugirire neza. Ndasenga ngo Imana itugirire neza muri kino gihe igitereko kidakurwa hayo. Ndasenga ngo Imana itugirire neza, adakuraho uruzitiro. Yaravuze ngo nta kindi ngiye gukorera uyu murima, ngiye gukuraho uruzitiro. Uruzitiro ni iki? Ni kwa kundi ugenda, ni kwa kundi dufite n'abakozi b'Imana basambana, dufite abantu bakora biteye ubwoba, impano zidakorera Imana, zidaturuka ku Mana. Ibyo byose Uwiteka aracecetse, arazitiye, ariko arabibona ko harimo indibu mu murima, arabibona ko harimo indi mbuto, aracyazitiye. Mu gihe akizitiye rero, ihane atarakuraho uruzitiro. Ngo nakuraho uruzitiro, ngo uru rutoki ruzonwa, ruzakandagirwa.
wibaza ngo se ngo niba hari ibyo wibaza ngo se ko nkora ibi ngibi n'ibi ariko nkakomeza nkakorera Imana ngo kandi nkakomeza nkatera imbere, aracyashyizeho uruzitiro kuko atifuza yuko warimbuka, atifuza ko wacirwaho iteka, nta nubwo yifuza ko wakorwa n'isoni. Mbere y'uko umuntu akorwa n'isoni Imana irabanza ikamuhishira, ariko igihe kijya kigera uruzitiro rugakurwaho. Hari abantu benshi tuzi inzitiro zakuweho, ubu ngubu babaye ibindi mu isi, ariko mbere bari urutoki rwiza umuntu wese yakwifuza gusoroma, ariko indibu zigeraho zidashobora guhishwa. Rero mu gihe igitereko kitarakurwaho, mu gihe uruzitiro rutarasenywa, ndagusabye kugira ngo wisubireho, ndagusabye kugira ngo uce bugufi, ndagusabye ngo kugira ngo wihane, ndagusabye kugira ngo uhagarare munsi y'umusaraba, umwami akumurikire, yongere kukumurikira, yongere kukuganiriza, yongere kukubwira ngo reka wumve kandi wumvire. Umwami yongere kukugenda mu gicuku, wongere kugarura ya marira yawe no guhindishwa umushitsi n'ijambo ry'Imana, wongere gutinya, wongere kubaha, umwenda wawe uwufure. Hari imyenda iriho ibizinga. Uyu munsi ndagira ngo njye nawe duce bugufi, twihane, duhindukire kugira ngo uruzitiro rudasenywa. Imana ibaha umugisha. Reka sengane nawe iminota nk'itatu yo kwihana, yo guca bugufi, yo gusaba Imana imbabazi. Mana, nciye bugufi imbere y'amaso yawe, nciye bugufi Imana y'ibifite bibiri, nciye bugufi Imana yo kwizerwa. Utubabarire, utubabarire mwami w'abami, utubabarire mwami, tubabarire. Babarira abavuga butumwa, babarira abaririmbyi, babarira abahanuzi, babarira abanyamasengesho, babarira abigisha, tubabarire mwami. Babarira abungeri, tubabarire mwami, tubabarire. Tubabarire ntusenye uruzitiro duciye bugufi, tubabarire ntusenye uruzitiro, ntukureho igitereko kitabaza, tubabarire. Nciye bugufi mwami, nciye bugufi, nciye bugufi. Aya mahwa akurwe mu murima, aya mahwa akurwe mu butaka, bwongere kwera imbuto nziza. Tubabarire, tubabarire, wongere udusukire mwuka wawe, yongere atuvomerere mwuka wawe, yongere gutsinda imitima yacu. Ndasenze ngo imbaraga zawe zimanuke gutsinda imitima, imbaraga zawe zimanuke gutsinda ibitekerezo, imbaraga zawe zimanuke gutsinda kamere yamaze kuremera no kwera imbuto mu buzima bw'umuntu nkurikiye. Mu izina rya Yesu ndasaba gusubizwa bushya, ndasaba gusubizwa bushya, ndasaba umutima mushya, ndasaba umutima w'inyama. Uwiteka we, ongera gukanda iyi mitima yamaze kwijirwamo n'ibindi bintu, imeze nk'amatera zanyagiwe, kandi aya mazi akamuke mwana. Iyi mbuto yose itaratewe nawe niranduke. Twongere kumva impumuro, twongere kumva ibitonyanga, bitonyanga bituruka hera hawe, twongere kubona umucyo wawe, twongere kubona ubwiza bwawe, twongere kumva ijwi ryawe. Mwongere mwiza, genderera amatorero, genderera za ministeri, genderera abayobozi bazo, genderera abaririmbyi, genderera abayobozi babo, genderera abungeri. Mwami w'abami, wongere kuvugana natwe. Mwami w'abami, wongere kuvugana natwe. Niki tuguteza amatwi, tuguteza amatwi, tuguteza amatwi. Ubushake bwawe, imbaraga zawe, ubwami bwawe nibuze butsinde buneshe. Umuriro wawe, umuriro w'ubutumwa bwiza wongere kwaka, imbaraga z'ubutumwa bwiza zongere kugaragara, imbaraga z'ijambo ryawe zigaragare. Ngwino utsinde, ngwino uneshe, ngwino uhindure, ngwino utunganye. Mana we, ndakwinginze.